Iyi ni Sodomu na Gomora. Sodomu ya mirwa mikuru minini yabarizwagamo ibyaha byinshi: ubusinzi, ubusambanyi ndetse n'ubutinganyi, ubugome, urugomo, ubujura. Ibi byose byabarirwaga muri iyi mirwa mikuru yitwa Sodomu na Gomora. Gomora yabaga hagati mu burasirazuba bwo hagati. Aho ngaho niho yari iherereye imirwa mikuru, ndetse yabarirwagamo abantu babi cyane. Hari harimo umukiranutsi umwe bitaga Loti. Uwo nguwo niwe Imana yagerageje gushaka gukiza kugira ngo irimbure Sodomu na Gomora. Igihe kigeze cyo kurimburwa, Uwiteka yaramanutse arabyirebera, amanura abamarayika be babanza kunyura kuri Aburahamu, ndetse bamuhanurira ko azabyara umwana w'umuhungu. Sara ntiyabyemera, ubwo yari ari mu ihema, ngo araseka. Baramubaza ati kuki usetse? Yumvaga ko akecuye atazabasha kubyara. Ariko aho ngo bamaze guhanura Aburahamu ko azabyara umwana w'umuhungu ariwe uzahinduka ishyanga, ngo berekeza amaso kuri Sodomu na Gomora, ya yindi abakiranutsi bahora basenga, ya yindi abakiranutsi bahora barega, ya yindi abantu bahora barega ko ikabije. Amaraso y'abantu bazize urw'agashinyaguro yaguyeyo yahoraga barega. Ibyaha byinshi nabyo byahoraga bivuga uko Sodomu na Gomora imeze. Nuko berekezayo, ariko bari bagiye hehe? Bari bagiye kwa Loti. Bakigera kwa Loti, Loti arabasanganira, ndetse agwa yubamye, arabinjiza, arabafungurira. Ariko abagome b'abagabo bo mu murwa mukuru baza basanganira, baza kwa Loti ngo babahereze abagabo beza bari baje aho ngaho kugira ngo baryamane nabo. Urumva ubutinganyi bwari buhari bwinshi cyane. Uyu murwa wari mubi, ariko Loti agerageza uko ashoboye kugira ngo arebe ko yakiza abo bagabo, kugira ngo arebe ko yakiza abo bamarayika. Loti we nta nubwo yari azi ko ari abamarayika, ahubwo yari azi ko ari abashyitsi bamusuye. Nuko arabinginga, arababwira ati nimureke mbahereze abakobwa banjye muryamane nabo, aho kugira ngo mutware abashyitsi banjye. Barabyanga, ariko abamarayika babacamo. Mu gitondo mu ruturuturu babyutsa Loti kare cyane kugira ngo bamukure aho ngaho, kuko Uwiteka yashakaga kuharimbura. Ariko Uwiteka ataraharimbura, aravuga ati hasi hari icyo nakora. Nabanje kubibwira umugaragu wanjye Aburahamu. Reka twumve icyo Bibiliya ibivugaho. Mu Itangiriro 18:23, twumve ko havuga: Aburahamu aramwegera aramubaza ati warimburana abakiranutsi n'abanyabyaha? Ahari muri uwo mudugudu harimo abakiranutsi 50. Waharimbura se ukanga kuhareka ku bw'abakiranutsi 50 bahari? Ntibikaguturukeho kugira utyo kurimburana abakiranutsi n'abanyabyaha, abakiranutsi bagahwana n'abanyabyaha kirazira. Umucamanza w'abari mu isi bose ntiyakora ibyo kutabera. Uwiteka aramusubiza ati nimbona i Sodomu abakiranutsi 50 bari muri uwo mudugudu, nzababarira hose ku bwabo. Aburahamu arongera aramubwira ati mpangaye kuvugana n'umwami wanjye, nubwo ndi umukungugu n'ivu gusa. Ahari ku bakiranutsi 50 hazaburaho 5. Uzarimbura umudugudu wose kuko habuzeho 5? Aramusubiza ati sinzawurimbura nimbonayo 45. Arongera aramubwira ati ahari hazabonekaho 40. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 40. Aramubwira ati umwami ye kurakara, nanjye ndavuga ahari hazabonekamo 30. Aramusubiza ati sinzawurimbura nimbonayo 30.
aramubwira ati dore mangaye kuvugana n'umwami wanjye, ahari hazabonekamo 20. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 20. Aramubwira ati umwami ye kurakara, reka mvuge rimwe gusa, ahari hazabonekamo 10. Aramusubiza ati sinzawurimbura ku bwabo 10. Uwiteka arigendera amaze kuvugana na Aburahamu. Mu kiganiro gishize nababwiye icyo Loti apfana na Aburahamu. Aburahamu yari se wabo. Niyo mpamvu Aburahamu uko byagenda ko ariko kose yaharaniraga icyatuma Loti atagira ibyago cyangwa se adahura n'ibibazo byinshi. Muribuka yuko n'abami bize gutera Sodomu na Gomora bakahanyaga ibintu byinshi, bakahanyaga inka, abana ndetse n'abantu bari bakomeye baho. Loti nawe akanyagwamo. Aburahamu akagerageza uburyo bwo ari bwo bwose amugarura. Niyo mpamvu uko byagenda ko ariko kose Aburahamu atari kubona Loti arengana cyangwa se ahura n'ibibazo akamurwanaho. Rero turavuga kuri uyu murwa mukuru cyangwa se kuri iyi migi ibiri ya Gomora hamwe na Sodomu. Nuko Uwiteka yifuza kuharimbura, ndetse aharimbuje umuriro cyane. Nuko abamarayika bashaka gukiza Loti n'umugore we n'abana. Reka nabyo twumve icyo Bibiliya bivugaho. Mu Itangiriro 19:15. Bukeye mu gitondo b'abamarayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'abakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe n'uk'umugore we n'ay'abakobwa be bombi. Uwiteka amubabariye baramusohora, bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati bye kuba bityo mwami, ndakwinginze, dore umugaragu wawe nkugiriyeho umugisha kandi ngwije imbabazi zawe ungiriye. Ubwo ukijije ubugingo bwanjye sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu ni wo uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuwungireho ubugingo bwanjye bukire. Nturora ko ari muto? Aramusubiza ati dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura uwo mudugudu uvuze. Ihute uhungireyo kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Nicyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abayituyemo bose n'ibyameze ku butaka. Ariko muka Loti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Ese iyi nkuru yo muri Bibiliya itwigisha iki? Iyi nkuru turarebamo abantu batatu. Turarebamo Aburahamu, tukabonamo Loti ndetse na muka Loti. Aburahamu yari umugabo wo kwizerwa cyane, ndetse wizera Imana akayikiranukira. Loti nawe yizeraga Imana akayikiranukira ariko atayumvira mu buryo bukwiye. Tukarebamo muka Loti, we nawe wabanaga n'abizera akagaragara nk'uwizera cyangwa se akagaragara nk'ukiranuka, ariko byagera mu bintu, byagera mu gihe cyo gushaka ibintu no kwifuza ari iby'iyi si, muka Loti akareba inyuma agahinduka inkingi y'umunyu. Ni nk'iki gihe aho umuntu akiranuka ari kumwe n'abantu, ariko yagera mu bigeragezo byinshi nabyo bikamugusha. Yagera mu gushaka amafaranga akamugusha, yareba irari ry'iby'isi n'umunezero w'iby'isi ukamugusha. Nta kindi cyatumye muka Loti ahinduka inkingi y'umunyu, nuko yibutse ibyo yasize inyuma. Yibutse amatungo, yibuka amazu ye, yibuka ndetse n'inshuti ze.
Ibyo nibyo byatumye ahinduka inkingi y'umunyu. Imana imubwiye ngo va aha, ngiye gusenya ino murwa. Ariko buri gihe abahanuzi, abigisha, Imana ihora ivuga yuko izasenya ino si ikayirimbuza umuriro. Twebwe ntabwo tujya tubyumva, hari abatabyumva bakomeje gushaka inyungu z'isi, bakomeje gushaka amafaranga, bakomeje gushaka inshuti, bakomeje kwishima no kunezerwa nk'ibyaba biri muri Sodomu na Gomora. Niko kureba inyuma, kwa kundi Imana ihora ikubwira ngo siga ibyawe, siga inshuti zawe, unkurikire, ukanga ugakomeza ukareba inyuma. Niko guhinduka inkingi y'umunyu. Mukaroti yatubera icyigisho, Mukaroti yatubera inyigisho nziza yagufasha mu buzima, yagufasha mu kwizera Imana. Murakoze inshuti zanjye, nakagaruka ikiganiro cyacu. Iyi ngiyi ni inyigisho twakwigira kuri Mukaroti wahindutse inkingi y'umunyu. Murakoze. Shalom shalom. Iyi yari Elayon Mountain TV. Njyewe tuvugana Rusasira Emmanuel.